Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabashuje muri aka kanya twongeye kubona umwanya kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye rero muganira nitwa Bagabo Joseph, kandi nkuko mumaze kubimenyera urubuga rwa Saveur Divine duhuriraho tukaganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, bategura insanganyamatsiko mu gihe cy'icyumweru tuganiraho. Uyu munsi rero nkuko hari babanje kubivugaho, nanjye ngarutse cyawo tuganire ku iterambere ryo mu buryo bw'umwuka. Ni insanganyamatsiko isa nkaho umuntu adahita yumva neza, ariko hamwe n'ijambo ry'Imana tuzarushaho kugenda tubyumva, twumva uburyo umuntu ashobora kugira iterambere mu buryo bw'umwuka. Tumenyereye yuko uburyo busanzwe bw'umubiri hari abantu tureba tuvuga ngo abantu biteje imbere mu buryo bw'ibiribwa, biteje imbere mu buryo bw'ubucuruzi, biteje imbere mu buryo bw'ikoranabuhanga, biteje imbere mu buryo bw'imyigire, biteje imbere mu buryo bw'ubuvuzi. Hari iterambere tubona hanze ahangaha ribaho mu buryo bwinshi butandukanye bitewe na sekiteri runaka y'ubuzima cyangwa se sekiteri runaka y'iterambere ushaka kuvugamo abantu bitejemo imbere. Hari igihe abantu tuvuga ngo bateye imbere muri ekonomi, abantu bateye imbere mu bintu runaka bitewe n'ibintu runaka. Hashobora kuboneka n'iterambere mu buryo bw'iyobokamana, ukabona abantu bateye imbere mu buryo bw'iyobokamana, mu buryo bw'imyigishirize, mu buryo bw'imivugire, ukabona mbese hari iterambere ryagiye rigaragara hanze ahangaha. Niba rero isi igira iterambere igeraho, no mu buryo bw'umwuka hari iterambere ryakagombye kubaho. Umuntu akagira urwego avaho mu buryo bw'umwuka, akagira n'undi rwego ajyaho. Umuntu akagira urwego yarariho n'undi rwego ajyaho. Kandi aho bitandukaniye, iterambere ryo mu buryo bw'umubiri akenshi turihabwa n'ibyo tubona hanze aha. Ushobora usanga iterambere twarihawe n'ubutunzi tugezeho, iterambere twarihawe n'amashuri twize, iterambere twarihawe n'ubumenyi tumaze kubona, iterambere twarihawe n'aho igihugu kigeze, iterambere twarihawe n'aho isi igeze. Iryo byose ni iterambere dushobora kugira, cyangwa se igihugu cyagira, cyangwa se umuntu yagira abikuye hanze ahangaha, ku byo abona, ku byo yize, ku bo bahuye nabo, ku bo bagendana, cyangwa se aho isi igeze muri rusange. Ariko hari n'iterambere mu buryo bw'umwuka. Iterambere ryo hanze ahangaha ryo akenshi rigenda na tekinoloji, aho tekinoloji igeze, aho ibintu bigeze ugasanga n'iterambere naryo ryirukanse bitewe n'aho ibintu bigeze. Uzabireba usanga nka kera abantu kugira ngo babashe kuvugana barandikiranaga bigatinda, ariko ubu hariho amatelefone, abantu baravugana, umuntu ari muri Amerika akavugana no muri Afurika ako kanya, akavugana no muri ako kanya, bakandikirana, bagakora video conference, bakabasha kuba bavugana barebana. Haje iterambere mu buryo budasanzwe, ku buryo isi yabaye ntoya kubera iterambere ryajeho ryo mu buryo bw'umubiri, ryo mu buryo busanzwe, mu buryo bw'ubuhanga, mu buryo bw'ubucuruzi, mu buryo bwa ekonomi. Hari iterambere ryaje mu buryo busanzwe. No mu buryo bw'umwuka rero habaho iterambere, ariko bigira aho bitandukanira, kubera ko iterambere ryo mu buryo bw'umwuka rigusaba ibintu bitatu. Rigusaba gusoma ijambo ry'Imana, rigusaba kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, rigusaba no guca bugufi. Nibyo bintu bitatu kugira ngo ubashe kugira iterambere mu buryo bw'umwuka. Nibyo bintu bitatu: kwizera kukagwira kukaba kwinshi muri weho. Ntabwo ushobora kugira iterambere ryo mu buryo bw'umwuka utazamuye ikigero cyo kwizera. Urabanza ukizera ku buryo ukurushaho kwizera umwami n'umukiza wawe, ukurushaho kuzamura kwizera, ukurushaho kuzamura kwizera Imana, ukurushaho kuzamura kwizera ibyo wavuganye n'Imana, ni kugenda urushaho kugira iterambere mu buryo bw'umwuka.
Bitandukanye rero n'iterambere ryo mu buryo bw'umubiri. Biragusaba gusoma ijambo ry'Imana. Uko urushaho kuba mu ijambo ry'Imana, uko urushaho gukunda Imana, uko urushaho kumva ufite inyota yo kumenya iby'Imana, uko urushaho kumva wakunda kumva amagambo y'Imana, niko ugenda ugwiza iterambere ryo mu buryo bw'umwuka. Naho ngaho iterambere ryo mu buryo bw'umwuka rikorera ni muri ibyo bintu bitatu. Nta kindi bigusaba, ni ukuba hagati y'ibyo bintu bitatu. Iterambere ryo mu buryo bw'umwuka ukagenda urigeraho. Birashoboka. Nasomye amagambo y'Imana nasanze mu gitabo cya Luka ibice 12 uhereye ku murongo wa mbere. Ni amagambo Yesu yagiraga abantu ngo be gutinya. Ndagira nkubwira ngo iterambere ryo mu buryo bw'umwuka biragusaba kumva ijambo ry'Imana, biragusaba kwizera, biragusaba kuba cyane mu kwizera, kuko niho ukura iterambere ryo mu buryo bw'umwuka. Ngo Yesu ubwo yarababwiye ku 12 guhera ku murongo wa mbere ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, naho Yesu yari ari, ndetse bigeze aho bakandagira naho. Nuko abwira abigishwa bati mubanze mwirinde umusemburo w'Abafarisayo ari we buryarya. Arababwira ati ni nk'inama yabagiraga, arababwira ngo mubanze mwirinde umusemburo w'Abafarisayo ari we buryarya, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'ibyo mwongoreraniye mu mazu imbere bizavugirwa hejuru yayo. Yarimo ababwira yuko ikintu cyose cyatwikiriwe, ikintu cyose cyakorewe mu mwijima, hari igihe kizajya kikajya ahantu hagaragara. Si ibyo nagambiriye, izi ni inama yababwiraga, agenda ababwira ko badakwiye gutinya, ahubwo bakwiye kurushaho kwizera, bakwiye kurushaho kumenya ijambo ry'Imana no gukora ibyabyo, kugira ngo barusheho gukura mu buryo bw'umwuka. Ku murongo wa 12 niho nagambiriye, niho yababwiye ngo kuko umwuka wera azabigisha ibyo muzaba mukwiriye kuvuga muri uwo mwanya. Yababwira ngo nimumara kuba abantu buzuye ukuri, nimumara kuba abantu batuzuye uburyarya, nimumara kuba abantu buzuye ijambo ry'Imana, nimumara kuba abantu buzuye kugendera mu by'Imana ishaka, nimumara kuba abantu buzuye gukora iby'Imana ishaka, ntimuzagire ubwoba, ntimuzatinye, ahubwo muzagira ku kigero muba mu iterambere ryo mu buryo bw'umwuka. Iryo terambere rizaza rite? Nuko nihagera n'igihe cyo kubarenganya, Mwuka Wera azaza abigisha ibyo mukwiriye kuvuga muri icyo gihe. Reka nkubwire ngo iterambere ryo mu buryo bw'umwuka rikurikirana no kuba umuntu neza yarabashije kubaho mu buzima butunganye, ubuzima bwuzuye ijambo ry'Imana. Hari icyo bigusaba iterambere ryo mu isi, niba rigusaba kuba hari urwego ugezeho, hari urwego abantu bari kugendana n'iterambere ry'iyi si, hari urwego bisaba kugira ngo babe bagezeho. Ntabwo wahagarara ahantu hamwe ngo uvuge ngo uzagendera n'umuvuduko isi iri kugenderaho. Bisaba kugira ngo nawe ugende wegera imbere mu by'ubuhanga, mu by'ikoranabuhanga, muri tekinoloji, ugende wegerana nabyo, kugira ngo ejo udasanga wasigaye ku rwego isi iri kugenda igeraho. No mu buryo bw'umwuka nuko nguku biragusaba gukunda kwegera, biragusaba gukunda kumva ijambo ry'Imana, kugira ngo nawe ugende uva ku rwego ugera ku rundi. Nta muntu uzigera agera ku iterambere ryo mu buryo bw'umwuka yasigaye inyuma mu bijyanye no kumva ijambo ry'Imana no gukunda gusoma ijambo ry'Imana. Kugira ngo ubashe kugira iterambere ryo mu buryo bw'umwuka, ni uko ukunda kuba mu ijambo ry'Imana, ugakunda gusoma ijambo ry'Imana, ugakunda kandi gukora ibyo ijambo ry'Imana rikubwira. Si kuryumva gusa, ahubwo ni no gukora ibyo ijambo ry'Imana rikubwira. Ntubyumve ngo birekeraho, ahubwo ugakora n'ibyo ijambo ry'Imana rikubwira. Kugira ngo ubashe kugira iterambere ryo mu buryo bw'umwuka, ikindi kizagufasha ni uko uzakunda kwizera, ukazamura kwizera kwawe, ukawukura kuri stade yo hasi, aho ukazamura kwizera kwawe ku buryo kwizera kwawe kugera rwose ahantu hakwiriye, ku buryo wumva wizeye neza ibyo wabwiwe n'Umwami Imana ko bizasora, ukabibamo, ukabituramo, ukagendana nabyo, kandi ukabikora ukijijwe wejeje. Nababwiye ngo nta handi hantu, nta n'ukundi kuntu byagenda iterambere ryo mu buryo bw'umubiri ryo rifite uko riboneka, ariko no mu buryo bw'umwuka nta kundi kuntu nuko riboneka. Biradusaba gukunda kumva icyo Imana itubwira, biradusaba gukunda kuba mu kwizera, biradusaba gukunda kubaho Imana iri. Naho ubundi iterambere ryo mu buryo bw'umwuka ryo tuzarigeraho byanga byakunda nitubaho muri ubwo buryo, kandi Imana izabana natwe, kandi Imana izadufasha. Ndabifuriza bashiki banjye bene data, mwebwe mukurikirana kino kiganiro cya Saveur Divine, kubaho mwuzuye Umwuka Wera. Nahandi bikomoka muri rimwe mwerarimbyeho ngo nubona utagifite urukundo biragusaba kugwiza n'urukundo. Rega ni ibintu byinshi twaberaho,
ariko iterambere ryo mu buryo bw'umwuka rirashoboka. Weranye ngo n'ubu ifite urukundo uzamenye ko umwuka wera yagiye, kandi ujye ugira ubwoba n'umva umwuka wera yaragiye. Nta kundi kuntu wagwiza iterambere ryo mu buryo bw'umwuka, nta kundi kuntu wagwiza umwuka w'Imana muri weho, biragusaba kurushaho kuba mu magambo y'Imana. Icyo cyonyine ugifate, uko ugenda ugwiza kuba mu magambo y'Imana, uko ugenda ugwiza kuba imbere y'Imana, uko ugenda ugwiza kubana n'Imana, uko ugenda ugwiza gukunda aho Imana iri, uko ugenda ugwiza kubana n'abantu b'Imana, kugenda ugwiza kwizera kwawe, uzamura kwizera kwawe, ni kugenda ugira iterambere ryo mu buryo bw'umwuka. Iby'umwuka ni ibintu bidafatika ariko bikorerwa mu isi y'abazima. Nagira nkubwire ngo ntiwabirebesha amaso, ariko mu buryo mwuka hari ahantu ugera ukumva yuko ugeze ku kigero cyiza. Nahangaye yabwiye aya magambo arabwira ngo kandi nimumara gukora ibyo, mukureho uburyarya bw'abafarisayo, mukureho ibyo bintu byose, mwe gutinya, muzagera ku rwego. Nagira nkubwire ngo hari urwego ugeraho bitewe n'ahantu ugeze mu buryo bw'umwuka, ngo muzagera ku rwego bazabahamagara, bazabatoteza, bazagira ibyo bakora, ariko umwuka wera azahagarane namwe ari ubabwira ibyo muvuga. Iyo ugeze ku rugero rushyitse rw'iterambere ry'uburyo bw'umwuka, umwuka wera agenda akongorera. Waba uri mu mana akakubwira ibyo uvuga, waba urahari akakubwira ibyo uvuga, akakuyobora mu nzira zawe zose, akakugeza iyo uzajya amahoro, kubera ko wagwije kubana nawe no kugendana nawe. Imana ibashoboze kugira ngo murusheho kuzura umwuka wera, mugire iterambere mu buryo bw'umwuka, kandi ibyo bizabahesha kubona ubugingo bw'iteka, kandi no kugira mu gihugu turimo tujyamo cyitwa ijuru amahoro. Imana y'amahoro, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga, ibane n'imitima yanyu kandi irusheho kubakundisha gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo mugwize iterambere ryo mu buryo bw'umwuka. Amen.